mu minsi yashize nibwo itangazo leta yasohoye iravuga ngo mu gihe wagize ikirori mu rugo iwawe cyangwa se mu gihe n'ubundi hari ikintu kigiye kuba, ugomba guhamagara inzego zikwegereye hafi zikaza kugufasha gusuzuma neza ibyo binyobwa ugiye guha abantu ko ari bizima ndetse byujuje ubuziranenge. Tugiye gukurikira ikiganiro cyose Rutikanga Boniface ACP akaba n'ubundi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yabigarutseho mu kiganiro yari ari kugirana n'abanyamakuru, ndetse kandi anagaruka ku bigendanye n'ibyemezo byagiye bifatwa kuri iyo ngingo. Gusa igitangaje yavuze ati ibaze ko nibura mu minsi ishize mike cyane hamaze kumenwa litiro 100,000 bigaragaramo amafuti, ugasanga ni zimwe mu nzoga bakubisemo amatafari kugira ngo zishye, abandi ugasanga bashyizemo igikamba, abandi za tineri n'ibindi byose. Reka twumve umwe mu banyamakuru mu ikibazo gikomeye nanjye ubwanjye mpita nikangamo. Reka twumve ijambo ryose bamwita ACP cyangwa se Assistant Commissioner of the Police of Rwanda cyangwa se Rwanda National Police, bamwita Boniface Rutikanga, umwe mu bagabo nanjye ngiraho nkavuga ati cyakoze uyu ni umwe mu bagabo bavugizi bavugira nyine neza gutya polisi kabisa, ugasobanukirwa akantu ko kandi, ndetse kandi akanasobanurira abaturage ibyemezo, amategeko ndetse n'ubukangurambaga rwose akabukora neza. Reka twumve amagambo yatangaje akomeye cyane. Gusa wowe ujye ugerageza gukora ibirori wawe, witondere izi nzoga bari buze kuza kugenda bagarukaho, bari buze kuvugaho. Reka mbere twumve ikiganiro cyose nk'ibisanzwe banyita Mr K, iyi ngiyi bayita Mr K Empire. Nyamuneka rero icyo usabwa ni ukureba hasi ko wamaze ukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro nkomeza kugenda nkugezaho 5 kuri 5. Reka ndeke gutinda, ndeke kwiziba mu magambo, dukurikirane ijambo rya ACP Rutikanga Boniface. Ibintu byamaze gukara ndetse ibintu byamaze gufata indi ntera ikomeye cyane. Abantu mwitonde mutumira abantu mutazi gutyo gusa ku mikoreshereze y'ibinyobwa dushingiye ku ngaruka biteza ku mutekano n'ubuzima bitaragera ahantu bitwara n'ubuzima bw'abantu. Yenda nubakiye ku kibazo wabajeje ku baminisitiri kubera icyubu izi kesi nyinshi tubona uyu munsi zituruka ku bantu baba bateguye ibirori cyangwa umuntu wateguye ibinyobwa ari bugurishe. Yego, mu yandi magambo bya bintu yongeramo ari byo biteza ibibazo, bikaza kuba ikibazo kuko ashaka byinshi, kuko akeneye ibinyobwa byinshi, yenda ari butange mu birori cyangwa ari bugurishe kugira ngo abone amafaranga. Noneho ibyo bintu bigasanga nibyo bituma habamwo kwiyongera ko ibindi bintu birimo nk'ibyo Minisitiri w'ubuzima yavuze, avuga ibijyanye n'amatafari, bashyiramo ibikamba, bashyiramo tineri, abashyiramo metanol, abashyiramo n'ibindi bintu byose abagira ngo bya binyobwa yafunguye biba ari byinshi, bitubuke, bikore vuba. Ariko nanone dutangira zino gahunda z'ubukangurambaga kuva na mbere hose twavugaga ibinyobwa bihiye akenshi. Uyu munsi rero n'ibinyobwa bidahiye, umutobe, ubushera, no tukunze kubisangamo iki kibazo. Bivuze iki? Byo usanga atari ibyiyongereyemo gusa, ahubwo imitegurire naho byateguriwe n'umwanya bimara birindire kuba ababinywa babinywa n'ibikoresho bari bukoresha, kuko arabusanga byabaye ikibazo cy'umwanda cyuko byateguwe nabi mu buryo budasukuye, kandi bigategurwa mu bwinshi, bigategurwa mu bikoresho bitogeje cyangwa byigeze kujyamo ibindi bintu bituma umuntu ubinyweye wese agira ingaruka zo kurwara mu nda, akaba yaruka n'ibindi. Ibyo byose ni ingaruka. Rero icyo navuga, ibi bitugaragariza uyu munsi ni ibyumvikanisha ko dukeneye gukora cyane mu by'ukuri kugira ngo turusheho kumvikanisha ikibazo n'abantu birinde. Kwirinda si ukundi, turirinda tuburizamo ba bandi babikora, ariko wenda tunigisha na ba bandi babikonsoma. Yende turaza kujya kuri icyo gice cy'ubukangurambaga. Ariko uko imbuga nkoranyambaga zigaragaza, itangazamakuru rirabitwereka kurushaho, kimwe n'uko hari n'ibindi tuburizamo. Nababwira ko natwe mu mezi 6 ashize twamenye ibinyobwa bitujuje ubuziranenge byakozwe mu buryo butandukanye, butazwi, butanemewe, birenga litiro 100,000. Hirya no hino bamukurikira wasanga n'ejo hari ibindi babamenwe uyu munsi ntashyize mu mibare, biri hejuru ya litiro 100,000 tumena hirya no hino imbere y'abaturage, tukabonaho no gutanga ubutumwa. Ibyo ni ikire, dufatanye n'inzego z'abaturage tukabona amakuru, tukajya aho byateguriwe mu ngo hahandi hatemewe tukabifata. Ariko nanone tunakurikirana bya binyobwa byitwa ngo ni iby'inganda zisa n'izemewe, zidafite ibyangombwa ariko bikorwa mu buryo bwa shimi, bavanga ibintu akaba afite akantu mu rugo iwe
abo nabo turabafata tukabahagarika, inzego zibishinzwe nka Rwanda FDA nabo tukaza bagahabwa umurongo w'uburyo bagomba kubikora, ibindi bigahagarikwa. Yewe ariko hari n'ibindi binyobwa bihiye noneho byo biduteza n'izindi ngaruka z'umutekano muke. Urugomo mu ngo ntabwo ari gake cyane, hafi buri munsi hari bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda bivuga abantu bitanga ubuvugizi bw'abantu batabaza bavuga bati hano hari inzoga zitemewe, hari abasore barazinywa, bamara kuzinywa bakira mu bantu bakabakubita. Ibyo nabyo n'urundi rugomo ruturuka kuri ibyo binyobwa, ni nuko tubona amakuru rimwe na rimwe cyangwa n'abatwihamagarira. Rero navuga ko kuba abaturage basigaye bahamagara bakavuga ati hano hari iki kibazo, hari message bakiriye, hari message bumvise, ahubwo igikurikiyeho ni ugutera indi ntambwe kugira ngo tubigishe uburyo bagomba kuvuga ngo oya, mbere y'uko unywa ibinyobwa wabiteguye uti, ese byateguranywe iki? Naho ubundi ntabwo higeze, natwe ikibazo bibazo natwe turakibaza, ikigage cyahozeho, ubushera bwahozeho, urwagwa rwahozeho, yewe nizo bitaga inture zahozeho zategurwaga mu buryo zituma ko iyo zihiye zishya koko, ariko ntizitere ikibazo cyo ku muntu guhuma, cy'umuntu gusara. Bivuze ko byategurwa mu buryo buri, navuga ko organic, sinzi ko nabyita, mu buryo nyine buri bw'umwimerere, hatongewe mu bya bindi mwahoze hatongemo bya bindi byo kugira ngo bishye cyane bibe byinshi abantu banywe basari. Rero navuga ko inyigisho twagiye dutanga mu bihe byatambutse hari icyo byatanze, kuko nibura hari amakuru tubona, ariko birumvikana iyo mibare minisitiri yavuze iraduha ko ari undi mukoro tugomba gukora cyane kurusha. Nyakubahwa Minisitiri, reka tugaruke ku bigomba gukorwa, ariko mbere y'uko tugenda ku bigomba gukorwa, kuko ntabwo twarwanira urugamba tudakoresheje inzego z'ibanze, nizo zibana n'abaturage, nizo zimenya mu mudugudu hahengerwa baba bahazi. Ariko reka tugaruke ku mazina amwe n'amwe yitwa izi nzoga, dundubwonko, yewe umuntu sinzi uciye amazina menshi. Umuntu akibaza ngo umuturage ufata umwanya wo kunywa iyi nzoga yamaze no kumva iryo zina we akwiriye kwigishwa n'ubumenyi buke bukiri mu baturage. Ni izihe mpamvu zishobora gutuma umuturage atera iyo ntambwe akageraho gufata ikintu nyine gifite n'izina rigaragaza ingaruka biza kugera ku buzima bwe? ngira ngo abaturage babigenderamo akisanga ari kunywa ibintu ariko mu by'ukuri atumva yuko ibyo ari kunywa birimo uburozi bugiye kumwangiza. Ikindi ni uko inzoga uko uzinywa, by'umwihariko izo ngizo uko baba bazikoze, bituma uyinywa arushaho kwishaka, akumva ashaka gukomeza kunywa. Ibyo rero bigatuma nyine abaturage bakomeza kuzinywa, bikaba yitwa iryo zina rya dundubwonko n'andi bavugaga, ariko ukabona umuntu ntabwo ari gutinya kwishaka no kwiyirukiraho iri hose kugira ngo ayinywe. Birumvikana rero ko umuntu ugeze aho aba yamaze kwangirika, ari nabyo dushaka kugira ngo dufatanye n'abaturage ibyo bintu bihagarare, kugira ngo abaturage bacu babe abaturage bazima bashobora gukora bakagira icyo bimarira, ariko bateza n'igihugu imbere. Ingaruka zabyo ni nyinshi, kuko hari kuba uriya muntu avanamo uburwayi, abaturage babinywa bavanamo uburwayi, hari uguhuma, hari n'izindi ndwara zitandukanye, ariko harimo n'urupfu. Harimo imibare twavuze, ni imibare y'abaturage bapfuye kandi biturutse kuri ziriya nzoga zitandukanye. Ariko afande yaramaze no kubivuga n'ibijyanye n'amakimbirane mu miryango, aho usanga amafaranga yagombye kurihirira abana, akabeshaho umuryango neza, bakarya indyo yuzuye, yashiriye muri izo nzoga, yashiriye mu tubari, cyangwa se banyweye basinze barakimbiranye, hakaba hazamo urugomo, bikagira uruhare rukomeye mu gusenya imiryango, kandi birumvikana bigira n'ingaruka ku bukungu muri rusange. Ni ikibazo rero tugomba
abaturage bagomba kumva yuko nk'igihugu nka leta yabo ntabwo twabireberera bikomeza gutwara ubuzima bw'abaturage bibangiza muri ubwo buryo butandukanye, kandi ni ikintu tugomba gukora dufatanije n'abaturage ubwabo. Birakorwa gute rero? Hari ibyatangiye si bishya, hari ibyatangiye biri gukorwa, cyese niba kandi hari icyo mwari mugiye kuvuga ku bijyanye n'iyi myumvire y'abaturage mbonye munsi. Ntabwo nabura kubura icyo kuko iyo urebye mu kwezi kwa mbere kugeza ayo mezi 6 atambutse hari aho byisubiriye kandi twagezeyo turigisha, nk'uko nyakubahwa minisitiri abivuze, usanga zino nzoga ziteye ku buryo uyisomyeho adahagarika. Ariko nanone muri kamere ibintu duhora mu twebwe buri munsi, gukura umuntu ku nzoga ntabwo byoroshye. Simbizi nimba ari mu Rwanda gusa cyangwa ari n'ahandi hose, ariko n'izisanzwe zitwa ngo ziremewe. Kubwira umuntu ngo gabanya iyo yatangiye ni bake cyane bagira ubwo bubasha. Bivuze ko umuti ni ukutazikoraho pe, ni ukutazigerageza iyo bigenze gutyo. Ko niba uri bugerageze n'izisanzwe ubwo, ariko no haza kuri izi ngizi ziteguye ku buryo zirimo ibintu bituma umuntu akomeza kugira irari yo gukomeza kunywa, kiba ari ikibazo gikomeye. Rero usanga ibyo bintu iyo byatangiye gutyo, ababikora benshi baba bizi ibyo yashyizemo. Ibyo yashyizemo ababizi kandi abazi ko bitanemewe, ababizi. Gusa we icyo abagamije ni inyungu. Rero ikiba gihari aha ngaha ni ugukomeza none kuvuga ati nubwo kandi reka nkwereke ababikora ni bake bikangiriza benshi. Bivuze iki? Aba bakeya guhangana nabo byatworohera, ariko guca umuco wo kurarikira bizatugora. Ntabwo navuga ngo ibintu bizihuta cyane, ni ukwigisha, ni kwimana accessibility y'inzoga kugira ngo ntiziboneke, kugabanya mbese bigahenda kuba zakorwa no kuboneka, ariko no kwigisha abantu ko mu by'ukuri niba tuvuze tuti mu bikorwa by'ubukwe, mu bikorwa byo kugurisha mu tubari, kugira amakenga ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane ku buryo umuntu agomba guhitamo neza. Ni nako ngira ngo minisitiri yashaka kuvuga gufatanya. Gufatanya si ukubirwanya gusa, oya ni ugufatanya no kwifata igihe ubona ko ukeka ko imitegurire y'icyo kinyobwa, iyo mvuze ibinyobwa ni ibihiye n'ibidahiye, n'umutobe n'ubushera, n'ibishobotse jyana agacupa kawe k'amazi cyangwa witwaye icyo kunywa cye. Tumere nk'abazungu niba ngombwa. Abazungu burya umutuye mu kirori akazana ibye yifuza bimugwe neza. Simvuga ngo tubitangire uno munsi, ariko reka tugerageze gukora neza. Navuga ko rero harimo ikintu cyo gutangira kureba uburyo twigisha gukora ku marangamutima y'abantu cyane, kugira ngo babandi bumva babikonsoma bagira amakenga babicikeho. Ariko mu gihe natwe dushakisha babandi bake nakwita ko ari babisahurira mu nduru bashaka kungukira mu bwinshi bw'ibyo kunywa, ariko bikangiriza abantu. Rero ni igikorwa tuzajyanamo n'izindi nzego, kandi turi kumwe na Minisante nayo bidufashamo gusobanura mu buryo bwa shimi uko bimeze, natwe tukareba mu buryo bw'umutekano, na bagenzi bacu muri Manaro bakadufasha mu buryo bw'imibereho. Kuko ibi byose ni bigari gupfa ni ikintu cya mbere gikomeye uyu munsi kiduhangayikishije, ariko noneho abasigara barwaye nabo ni ikindi kibazo. Ariko bakabura n'intege zo kuba bakwikora ngo bahare n'ingo zabo. Ibyo ni ingaruka z'ibi bintu. Ngira ngo wica aha ngaha dukurikiye uyu munsi yica akabitekerezaho, nk'uriya ubivuze ati dore nsigiwe abana 3, natinyuka gute kongera kunywa ibinyobwa mukuru wanjye yanyoye agapfa? Ntabwo ari byiza ko turinda kwiga ari uko umuntu yapfuye. Nitwige yuko kubera ko twumvise amakuru. Hari biratuma mbere ko ngaruka kuri nyakubahwa minisitiri, biratuma nanibaza muri ibi binyabutabire harimo metanol. Abantu bajya bibaza bati ubundi iyo metanol ivahe, ko bayikura he mbere yuko bayishyira muri ibyo binyobwa? Se inzego zirarangara, habaho uburanganire runaka, umuntu ashobora kwibaza iva hehe afande? Minisitiri yabivuze, minisitiri w'ubuzima Dr Sabe, ko izi sanitayiza dukaraba uyu munsi kubera kwirinda ibyerezo bya Ebola, Covid n'isuku isanzwe, yewe n'izo alcohol zo mu masara bajya muri sato kiyogoshesha baducisha iyo bagucira imashini irimo. Rero bivuze ngo iboneka gute? Biroroshye kuko ubundi yinjizwa mu gihugu n'ibigo bizwi byabihera uburenganzira,
bikabikwa habugenewe ariko iyo itangiye gufungurwa igagenda ijya mu mafarumasi kuko mu mafarumasi nabo barayifungura noneho bamara kuyifungura abayikeneye bakagenda nko mu masaro kwa muganga mu koza ibyombo se muri za sanitayiza dukoresha aho hose birimo uburyo rero bayibona birashoboka ko iyo yamaze gusohoka mu maboko y'aba bandi babihera uburenganzira bishobora kurangira uyiguze muri farumasi wenda ayikoresheje ibindi bitari byo ariko nk'uko habaho n'ubundi buryo wenda babibona ntawamenya ariko ni ikinyabutabire cyinjizwa mu gihugu n'ababiherewe uburenganzira kandi babibika mu buryo bukwiye gusa uribuka umwaka utangira igihe twakoraga operasiyo hari aho twafashe nibura abantu batabifataga neza kuva icyo gihe barahagaritswe kubyinjiza mu gihugu no kubikwirakwiza mu bakiriya babishinzwe nkeka ko wenda rero ibyo tubona uyu munsi sinavuga ko ari ingaruka za metanol gusa ariko n'ingaruka z'ibindi byose nakubwiye birimo iryo tabi birimo za ruvire nyinshi birimo amatafari hari ibintu byinshi bashyiramo ntiwamenya sinzi yishima aho bayikuye ikintu cyose gitumye kiriya kinyobwa gishya ariko nanone twibukiranye hari n'ikibazo cy'isuku nke ntabwo byose bituruka n'isuku nkeya ashobora gutera ikibazo umuntu akaba yarwara mu nda agapfa bitewe n'imitegurire yabyo rero ntitubirebe muri metanol gusa ni ikibazo nibyo koko mu bimwe mu binyobwa ariko ikibazo kirenze metanol hari n'ibindi bintu bashobora gushyiramo bikaba byakwangiriza ubuzima bw'abantu reka tugaruke kwa nyakubahwa minisitiri twari twakomeje ku ngamba zafatwa ntabwo ari ingamba zifashwe none hari ibyakozwe birashoboka ko wenda niyo bidakorwa iriya mibare tubona uyu munsi yari kuba ari imibare yisumbuyeho cyane reka turebe kuri izi ngamba murakorana gute n'inzego z'ibanze murakorana gute n'inzego zegereye abaturage mu rwego rwo kugira ngo turebe ko twabona igisubizo kirambye igisubizo gishobora gutuma tutagira umuntu n'umwe dutakaza kubera ko yanyweye ibi birimo ibintu by'umwanda ndetse n'ibitujuje ubuziranenge ingamba zihari icya mbere hari izari zisanzwe kuko ntabwo ari ubwa mbere dutangiye guhangana n'iki kibazo ariko aho tugeze tugenda tuzivugurura turushaho no kuzikaza bijyanye n'ikibazo uko kimeze ngira ngo ingamba umuntu yazishyira mu byiciro icyiciro cya mbere ni ingamba zijyanye no kwigisha ubukangurambaga ku iki kibazo kugira ngo gikemuke ni uko abaturage baba babyumva bakabigira ibyabo icyo rero mu kwigisha tubwira abaturage ni uko umuturage agomba kumenya ko ubuzima bwe bufite agaciro ntarangazwe ngo akururwe n'ibintu by'akanya gatoya byo gushaka kwishimisha no guha umubiri kunyurwa kubera ibyo anyweye biri byayura ako kanya ngo yibagirwe agaciro gakomeye ku buzima bwe tukabwira abaturage tugasaba abaturage yuko bagira uruhare mu kugaragaza ahantu hose hari kwengerwa cyangwa gukorerwa ibi binyobwa bitandukanye mu buryo butubahirije amategeko ku buryo biza kuza bitujuje ubuziranenge tukagira abaturage rero inama tubasaba kugira ngo amenye yuko ibintu agiye gufata ari bizima ko byatunganirijwe ahantu heza ko nta bintu birimo bimwangirize ubuzima akagira ayo makenga turasaba abaturage kugira amakenga igihe bagiye kunywa ibinyobwa cyangwa se n'ibyo kurya bitandukanye amenye ko ibyo bintu hashobora kuba harimo ibintu byamwangiriza ubuzima afite uburenganzira kumenya ibyo bintu uko byateguwe afite uburenganzira kumenya ko uwabiteguye afite uburenganzira bwo kubikora kandi ko abikora neza hano ni mu bukangurambaga kuko iki ni igikorwa cy'abaturage ariko ikindi hejuru y'ubukangurambaga hariho n'ingamba zo kubaza abantu babikora impamvu babikora no guhana uko bikwiye hari icyiciro cya ba bandi
ubundi bagombye kuba bafite inganda zikora ibintu bizima ariko ntibubahirize ibyo bavuze ko bazakora, bakavanga ibintu bitari byo. Abo ngabo bafatirwa ingamba zijyanye n'amategeko agenga inganda. Ariko twifuza no kubwira n'abaturage muri rusange, iyo uteguye ibintu nabi, niba ari urwagwa, umutobe, ubushera, uko wabyita kose, ukabitegura nabi bikagira ingaruka ku buzima bw'abaturage, urabibazwa. Hari n'abaturage abo byagiye bigaragaraho barakurikiranwa. Iyo rero nayo n'indi ngamba, ni ukubwira abantu igihe ukora ibintu ugomba kuba hari ibyo wubahiriza witwararika, kuko nugaburira abantu ibintu bitujuje ubuziranenge bikabagiraho ingaruka, ugomba kwirengera ingaruka zabyo. Ariko ibyo nabyo biroroshye kubishyira ku murongo. Dusaba umuturage ushaka gutegura ibintu, ushaka kwakira abantu benshi, icya mbere areba aho ari buvane ibyo ari bwakirize abantu, amenye ko ahantu agiye kubikura ari ahantu bafite ubuziranenge, bakora ibintu neza. Niba ufite umunsi mukuru mu rugo, ni isabukuru wabatirishije, ni ubukwe, ni ibindi birori runaka, menya ngo ibyo ngiye kwakiriza abatumirwa banjye mbivanye ahantu hizewe. Niba ari ibyo ugiye kugura, ubiguze ahantu bafite uburenganzira bwo kubikora. Niba ari ibyo witegurira rero, menya ngo wabiteguye neza. Kandi aha turasaba yuko atabigira n'ibanga, abwire abashinzwe ubuzima, abayobozi hafi aho, nzakira abantu, ndateganya gukora ibi ngibi, banamufashe kumurebera yuko ibyo bintu ari kubitegura neza. Noneho yakire abantu ariko azi yuko abakiriye neza, kuko nihabonekamo ingaruka azabyirengera. Numva indi ngamba navuga, nayo ni byiza kubivuga, ni ingamba yo gufasha. Ntabwo tureba gusa ibijyanye no guhana no kwigisha, ahubwo dushaka no gufasha abaturage. Hari abantu bafite ubushobozi, abangaba baba bashaka kugira icyo akora ngo atere imbere, afite ubushake bwo gukora ibintu bizima. Leta yiteguye kumufasha kugira ngo agire uruganda ruzima ruri gukora ibintu, niba ari ibyo kurya, niba ari ibyo kunywa, akiteza imbere, ariko bigafasha n'abaturage bitangije ubuzima bwabo. N'izo ngamba navugaga z'uko umuntu ufite ibirori yitabaza ababishinzwe kugira ngo baze kumufasha, aho naho ni ugufasha nyine kugira ngo ibintu bigende neza. Numva n'ibyo navuga mu by'ukuri dushyize imbere, twongera gusaba abaturage kugira ngo bagire amakenga kandi batange amakuru ahantu hose hari gukorerwa ibintu nk'ibi ngibi by'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, cyangwa ibyo kurya, amafunguro adateguranywe isuku ihagije, kugira ngo babivuge, tubashe gufatanya kubirwanya, bicike, ko ntabwo ari ibintu bikwiriye mu Rwanda turimo uyu munsi. Yego, afande, reka turebe kuri aba bafite inganda, usanga inganda zifite n'ibyangombwa byo gukora, ariko bakaba bafite ibyo bakora byujuje ubuziranenge, gusa bakagira n'ahandi bakorera ibitujuje ubuziranenge. Iyo muri mu bugenzuzi, aba bantu murabafata, murababona, ese ubundi itegeko riteganya iki ku muntu ukora ibikorwa nk'ibi? Urakoze. Ubundi hari amategeko sinyibuka neza, ariko hari itegeko riri penal n'itegeko riri administrative ry'imiyoborere. Mbabarire. Hari umuntu uba wakoze ibintu ubona ko yarenze ku mategeko, agakora ibinyobwa cyangwa ibiribwa biri buviremo kwangiriza ubuzima bw'umuntu, yaba ari ukumugara, ari uguhuma, kurwara akavurwa cyangwa akanapfa, bigize icyaha. Hari itegeko ribahana. Abo ni babandi bumva ngo twashyikirije RIB, ikoze dosiye, igenda umushinjacyaha, bakajya mu nkiko bakaburana, bakabihanirwa, ndetse ari igifungo cyangwa amande. Ariko hari na babandi inzego z'ibanze cyangwa inzego zibishinzwe zibitangira uburenganzira zibandikira gufunga kugeza bakosoye ibintu runaka n'amande runaka bishyura mu nzego zibishinzwe. Ibyo byose turabisanga. Niyo mpamvu iyo tugiye mu bikorwa nk'ibi
ntabwo tugenda nka polisi gusa, dushobora kureba ahantu tukabona tuti hano hantu ibintu bihakorerwa ntabwo byemewe, ariko kugira ngo tubyemeze neza, tubikwalifayinge neza, tubikarifiye, hari inzego zigomba kugendana natwe zibishinzwe, bavuga toya iki ngiki giteye gutya, tukavuga tuti niba giteye iki kirajya mu bugenzacyaha, niba giteye gutya ubwo inzego zibishinzwe mu muhane gutya, nuko bigenda bitandukanye. Ibi kese rero nk'izi zindi turo duhura nazo umunsi ku wundi, birumvikana ko abikoze abigendereye abitekereje abagize icyaha, uwo ngo ajya muri RIB bakamukurikirana. Hari undi ubikora mu by'ukuri ubona ko ari umwanda, ryari ico risanzwe kutigira ukavuga uti uyu nguyu afite ubundi buryo yabihanirwa, ariko biterwa na imwe itandukanye n'indi, ariko bishobora kuba icyaha gihanwa mu mategeko cyangwa bishobora kuba icyaha gishobora guhanwa mu rwego rw'imiyoborere. Yego. Hanyuma mu mikoranire mubona abaturage bagira uruhare mu gutanga amakuru, kuko kenshi polisi y'u Rwanda n'inzego z'umutekano ibintu byinshi mugeraho mutugaragariza ko amakuru muhabwa n'abaturage, mudakoranye n'abaturage ntabwo byabasha kugerwaho ku kigero. Mu mitangire y'amakuru kuri iki cyaha cyangwa se kuri ibi bikorwa, abaturage babigendamo neza cyangwa amakuru baratanga? Izo litiro nakubwiye z'ibinyobwa twafashe tukamena babigizemo uruhare, ntabwo tumanuka ngo mu by'ukuri tubigweho, ntabwo tuhumurirwa ngo tujye mu gipangu tubibone. Hari abantu bagutungira agatoki. Ikintu ni kimwe gusa wenda batarageraho abaturage kandi twifuza ko bageraho, wenda iki ngiki Minisitiri ari kukigarukaho, ariko reka nkigaruke ko hari aho tubihuriraho nawe tukahuriraho n'ubundi mu byinshi duhuriramo. Ikintu cy'isuku, umuturage akubwira ati hano hari inzoga zitemewe, ariko ntabasha gusobanukirwa zakorewe hameze gute, zakozwe n'umuntu umeze gute, zakozwe mu bintu ki, zabitswe mu biki, bisa bite.